Hano turakomeza igice cya kabiri turiko turabereka ubwiza bwa Yerusalemu. Turavuga cyane cyane kuri Yerusalemu ya kera muri kano kanya iyo turiho, ariko henshi twarangije kubona mu kanya ibijyanye n'ibya mbere igice cya kabiri cy'aho hantu. Ariko mbere yaho reka tubanze dusome mu ndirimbo ya Salomo. Mu ndirimbo ya Salomo igice cya 4 umurongo wa 4 ukuntu havuga ngo ijosi ryawe rimeze nk'umunara wa Dawidi wubakiwe gushingurwamo intwaro, utendetsemo ingabo igihumbi, ingabo zose z'intwari ze. Niko hameze mubona nubwo ubona hari hameze uku, hari imvura nyinshi, hari imbeho nyinshi, ariko twarakomeje turabigeraho. Hano kugira umenye neza ubwiza bwa hano, impamvu hano Dawidi ubwoko bwa Isirayeli cyangwa se mu bami babayeho bamutinyaga, ari n'umwami yarakomeye, yarakoze ibintu. Tumanze tumenye ngo ni muntu ki, muko dukomeza n'ibindi biri imbere. Amateka ya Dawidi muri make tugomba kumenya ko bita Nitizebete yari umugore w'umwisirayelikazi, niwe nyina wa Dawidi yamubyaye nk'uko byemezwa na Talmud, ariko ntabwo uwo nyina wa Dawidi yigeze yandikwa muri Bibiliya. Twavuga yari umuntu wa sesta w'untuze umwami wa Yuda. Isirayeli ise umubyara yari wo yitwa Jese cyangwa se Saya mu isezerano rya kera, kandi se wa Yesaya yari Ohedi. Ni ukuvuga ko Ohedi yari sekuru wa Dawidi. Dawidi ubona akoze ibintu abona yakomokaho, kandi uwo Ohedi yari umwuzukuru wa Bowazi na Rusi. Yari umuhinzi mworozi mu gace ka Betelehemu, kandi Dawidi yari umuhererezi mu rubyaro rwa Yesaya. Izina Dawidi mu gihe burayo ni uwakunzwe cyangwa se inshuti. Mu isezerano rya kera Dawidi niwe wakuye igisuzuguriro ubwoko bw'Imana y'iki gihangange Goliyati. Hano muri bubone kuri video urabona ahantu hari urwibutso, akirakana rwose afashe inkota mu ntoki n'igihanga cye kiri hasi. Tugakomeje rwose murabona ukuntu badesigning utuntu, aho urabona nk'aho hantu hari inkengeri bavuza mu gihe umwami avuze ikintu kigiye gukorwa, kazumona niko bavuga. Aha naho ni ahantu iyo kopula hagiye hubaka ko buri munara ko twabitangiye kare wagiye ugira umuntu awubaka. Bagiye bubaka igice, bakubaka igice, bakongeraho ikindi, bakongeraho ikindi, utyo niko hagiye hubaka. Reka dukomeze. Nuko Dawidi yakuye igisuzuguriro ku bwoko bw'Imana yica Goliyati. Hari mu kinyejana cya 10 mbere ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga imyaka yo munsi, tuvuze munsi nuva ko ni muri mwe cyangwa se gukuramo imyaka igihumbi. Noneho nyuma yaje kujya ku ngoma, asimbuye ku ngoma umwami Sawuli. Ababaye umwami kuva icyo gihe. Kandi Goliyati mwumva igipimo bye kuri ubu yapima fute 6 na inchi 9, ni ukuvuga metero 2 n'ibice 6. Umva ko ari umugabo ukomeye ku kantu k'akana kiragiriye intambwe. Cyari gitangaza, yasa ko atari mu buntu bw'Imana byari gukomera. Aha rero mubona iyi ni plan ya Yerusalemu ya kera, ntuze ingoro ya Dawidi cyangwa se umunara wa Dawidi. Umunara wa Dawidi nuko n'agapura kayo bakubatse bagashira ahantu ko gateye. Nibyo mwagiye mubona, niko mwagiye muyibona imeze. Iyi ni plan yayo, gazi bagiye kubaka kwiteka abanza gukora plan ya. Aho rero dukomeje gato, Dawidi ni umuntu ukomeye cyane mu mateka ya Bibiliya, kuko yabaye umwami wa Israeli
wa mbere wategetse amoko yose 12 ya Isirayeli. Niwe mwami wabashije gutegeka Isirayeli, ategeka ayo moko yose. Nta wundi mwami yigeze abategeka ayo moko, ko buri bwoko bwategekwa n'umwami wabwo n'umwami wabo. Ariko mve ko Dawidi yabaye umwami yabashije kuyayobora yose. Noneho niwe se wa Salomo, yaje kugera ku ngoma yari yaramaze kubakwa na se Dawidi. Amateka ya Salomo arayazi, na Dawidi amateka azwi cyane, ukuntu Imana yabwiye ko azubaka ingoro yayo. Ariko Imana igira mubwira ati Dawidi ngo kwa bwo mwaraso wamenye menshi, ntabwo ushaka kunyubakira ingoro, ariko mu rubyaro rwawe hazaba umuhungu niwe azanyubakira. Salomo yageze aho yubaka ingoro, tempo ya kabiri cyangwa se ingoro y'Imana ya kabiri yubatswe na Salomo. Ni icyitegererezo gikomeye ku Bayuda. Dawidi ni icyitegererezo gikomeye ku Bayuda, nabugingo n'ubu haba no ku Bakristo n'Abayisilamu baramwemera cyane ko ari umuntu akomeye. Aha naho murakomeza mureba, iyi ni pla, aha ni muri bikorwa n'imize, hano ukuntu berekana ukuntu ingabo zarindaga urukuta cyangwa zarinda Yerusalemu ya kera, umujyi bita Old City cyangwa se umurwa mukuru wa kera, umujyi wa kera. Reba nkaho ukuntu bahagaze wagira rwose nibyo, anako bari muri aha hantu yagiye mbereka ingabo zacungira nk'abantu bateye igihugu. Ukuntu baba bahagaze ni muri mize rwose, ni byiza biteye ubwuzu. Mukuri iyo birebye wumva ari ibintu biteye, sinzi ko umuntu yabivuga. Wakomeza ukazamuka hariya nako umwami ukuntu yatanga amategeko ari hejuru nk'igihugu cyaba cyatewe, arinze azamura ikiganza cy'uko nguko yabatanze uburenganzira bw'u Rwanda. Urabona aho hakurya uri bahabone ukuntu bahakoze rwose, ukagira ibintu byari bigiye kwaho kanya ko niyo mateka yabyo, impamvu n'ababikora bari babizi. Hano hariya hakurya asa n'urimo yerekana, ubona ko ari mu mujyi we aha n'inyuma, ari nko umuntu afotoreye imbere. Reba hakurya ukuntu hari hameze, ya ni imisozi twari hateye, nabugingo no imisozi irahari. Hariya hakurya mubona ni nk'ingabo zari zaba zateye Yerusalemu, ukuntu bategura intambara nuko hameze. Naho ubwo iyo wirebye urabona ko ingabo hari ari nk'ingabo nazo zifite n'inkinzo, amacumu, zari ziteye Yerusalemu, ukuntu barwanaga, ukuntu barinda imijyi. Imana niko Imana ibintu Imana yikorera. No twakomeza kuvuga ibya Dawidi, hano tukabicisha muko nguko. Iyo ugiye muri Samuel wa mbere niho kuva cyane cyane ku gice cya 16 no dusanga amateka ya Dawidi akomeye. Kuko mu gice kuva ku gice cya 6 ngo Samuel atoranya Dawidi amushyiraho ikimenyetso cyo kuzaba umwami. Ugahita ukomeza ugasoma muri 16 ugasangamo Dawidi ahakwa na Sawuli aba n'umucuranzi we. Amen. Aha ruva ko nibwo ugomba kugenda umenya usomye muri Samuel wa mbere igice 16. No wagaye kuri 17 bice 17 usanga Dawidi yica Goliyati. Cyo twako tuvuga mu kanya. Aha naho ubu ni pla y'umujyi wa Yerusalemu ya kera. Murabona ukuntu hari hubatse, ukuntu indani byose murabibona. Umva n'ahantu harimo indani habiyemo abucuruza, hari imodoka zicamo rwose bikagiye. Murabona hano hari habaze kuba nk'ubu hamaze nk'ikibuga. Aha ni cyagiye intambara imaze kuba na ya tempo y'Imana bamaze kuyisara yubatse maze kuvanwa. Muzayibona ibisobanuro ko byahise uko hubatse, ariko ni pla imaze kuvanwaho byarashenye rwose ko abantu batera Isirayeli icyo gihe bagenda n'ibintu byakorwa nabo bikomeye, barwanya tempo y'Imana kugira bayihige yibeho, barwanya abayahudi cyane mu buryo bw'Imana. Nawe wakomeza hano ku gice cya 17 muri Samuel wa mbere tuvuze ko Dawidi uhasanga Dawidi yica Goliyati. Wakomeza
iyo inkuru yose ukahita uyibona, wagera ku gice cya 18 ukahasanga noneho urukundo Dawidi yagiranye na Yonatani umuhungu wa Sawuli. Aha murabona izi ni byane nagiye mu kanya. Aha ni Dawidi na cya gihanga bakoze muri bronze yica Goliyati. Tukomeze mu 18 muri Samuel wa mbere, ukongera ukahasanga Dawidi asingizwa na rubanda kubwo gutwara ibyo yakoraga. None ukongera ugasangamo Sawuli ashingira Dawidi umukobwa we Mikali. Byose abikora ku bujanja Sawuli ko yarageza aho yumva Dawidi amubangamiye. Wagera ku gice cya 19 ugasanga Yonatani ahakirwa Dawidi kuri Sawuli. Yonatani umuntu yamaze gukundana na Dawidi cyane. None ugasangamo ngo Sawuli yongera guhiga Dawidi. Ugasoma izo nkuka zirangene bw'ucumoye bya Dawidi rwose no bimenya hano muri Samuel. None ukongera ugasangamo Sawuli akurikira Dawidi. Wagera ku gice cya 20 ukahasanga Sawuli akomeza kwanga Dawidi. Ugasangamo kandi ngo Yonatani na Dawidi bajya inama yo kumenya imigambi ya Sawuli, ko bari babaye inshuti zikomeye. Wagera kuri 21 ukahasanga Dawidi arya ku mitsima yejejwe. Amen. Wagera kuri 22 ukahasanga Dawidi ahunga, benshi bamusanga iyo yahungiye. None ukongera ukahasanga Sawuli yica abatambyi b'Uwiteka abahora gufasha Dawidi. Mwumva ukuntu byari ibintu bikomeye. Yahandi byo tuko twabwira twasaze byanditse naho ngaho, nibyo biri no muri Bibiliya. Wakomeza kuri 23 ugasanga Dawidi atabari Keiro, Sawuli yenda kumufatirayo, Dawidi aramucika. Amen. Ukasanga Dawidi na Yonatani bongera gusezerana, bari barabaye inshuti zikomeye. None wage kuri 24 ngo Sawuli akomeza kugenza Dawidi yanga kumwica, we yamugiriye imbabazi inshuti kandi we yashaka kumwica. Uko ntari umwami yateguwe neza. Waje kuri 25 ugahita wasanga ibya Nabori gukomeza aho ngaho, ariko wasibuka ani bya Nabori ntabwo. Wagera kuri 26 tukasanga Sawuli yongera kugenza Dawidi. Urumva Sawuli yaramuhize bikomeye. Wagera kuri 27 ngo Dawidi ariheba ahungira mu Bafilisiti, yageze ahunga. None ukahasanga kuri 27 Akishi aha Dawidi Isikirage kuhatura, bamuhagomba gutura. Wajya kuri 28 ukahasanga Sawuli ajya gushikisha. Amen. Ajya gushikisha. Ne wajya kuri 29 abatwari ba Filistia bivovotera Akishi banga kujyana na Dawidi ku rugamba. Urumva. Wajya kuri 30 abamareki batwika Isikiragi banyaga abantu baho Dawidi atahari. Aho kuri 30 kongera ukahasanga ubutwari bwa Dawidi, ngo Dawidi akurikira iminyago ayifatira mu nzira arayigarura. Amen. Arayigarura. Mwumve ukuntu yari intwari ikomeye. None wajya kuri 31 ugahita wasanga urupfu rwa Sawuli nuko yaguye mu ntambara. Ukuntu yahise arangiza nyuma ya rwose ugeze ahangaha abantu batabahamagara ati Dawidi nagaruka tubera umwami. Ya nkuko twababwiye rero mu kanya, murabona ino foto hano. Reba handi rwose ngo Imana rwasambuwe niho bubatse ibyo bita Rock of the Dome. Rock of the Dome cyangwa se Dome of the Rock. Iyi yubatswe n'abayisilamu bakihaye bahise baza barahafata. Murayibona aho ngaho hari hahoze ingoro y'Imana ya temple ya kabiri yubatswe na Salomo. Dore abayisilamu bamaze kuhinjira kubyo bahise bahakorera, bahise bahubaka ibintu byabo kugira batangwa nk'abayahudi nibagaruka bazabona ko bubugara kubaka ingoro y'Imana. Mwumve bagenzi kuno Satani arwanya ibintu nibikomeye, ariko kurwanya uw'Imana atoranije birakomeye. Ni nabyo tujya duhura no mu bana abantu ugasanga umuntu barakurwanya bakugenda aho ibintu bigacika bigakomera, ariko cy'Imana yakuvuzeho ntabwo umwana w'umuntu ashaka guhindura. Hano rero ndumva turiko turagaruka ana kuntu hayatatse natire na hari natire kuva na kera. Mwinjoyinze rwose hano ukuntu byari bimeze nuko Yerusalemu ya kera yiharubu. Iyi ni
umunara wa Dawidi urimo hagati nguko uteye. Nejo bundi uzagirwa ubuntu akahagera azahasanga ari uko nguko hameze ku munara wa Dawidi. Mwabonye rwose n'ahantu urabona ko ari ahantu hameze neza hateye igikundiro. Ubwo kandi wakomeza muri Samweli wa kabiri ku gice cya mbere naho urakomeza ukabona ibya Dawidi uko byagenze, ahakirwa kubameleki ko Sawuli na Yonatani bahapfuye bamubwira hano ukuntu byahise bigenda. Ugakomeza wagera no gice cya kabiri muri Samweli wa kabiri ugatubona uko Dawidi yimikwa n'abayuda. Amen. Nguko ibintu byagiye bimegenda bikagomeza uko, noneho ugasangamo ngo abagaragu ba Sawuli n'aba Dawidi barwana ibintu byinshi. Hano muri Samweli ntubona inkuru za Dawidi ko zagiye zose. Fasha umwanya ukasoma, ntabwo twabirangiza. Anagiye mvuga muri make kugira ngo umenye Dawidi wari we, nabwiye ngo nuba aramwemera cyane, n'umuntu yemerwa mu bami bose bategetse. Twagiye tugera ku mva zikomeye zabo, ariko ugasanga imva ya Dawidi ni naho bajya gusenga, barahasengera cyane. Ariko wagera ku mva kandi imva rwose ya Salomo umuhungu we yakoze ibikomeye, nawe iri hepfo ye ko ku musozi wa Oliva, aho bita mu kiyaya cy'umwami, niho imva ye ko aho umusozi wa Oliva utangirira. Ukahasanga n'imva ya Ezekiya naho ngaho ziri, uhasanga ibintu byinshi. Ariko nabwiye ngo n'ubu Dawidi aracyakoze. Murabona ukuntu bubaka rwose, uzamuha hariya kamera urabona ukuntu hameze, n'ahantu hateye igomwe. Iyo minara hari ahantu ubona hagiye ari harehare, ari nk'akantu kameze k'akarenga, ni minara nayo bayita iminara. Ariko wa wundi mwabonye uhagaze muremure cyane, usa naho ari muto, uriya niwo bita umunara wa Dawidi. Aho twabanje kubona hariya mu ndirimbo ya Salomo dutangira ukuntu bava ngo ameze nk'ijosi ry'umunara wa Dawidi. Ngiki gice cya mbere cy'umujyi wa kera naho kirangira. Tuvuze ku mujyi wa kera, ariko uruhande rw'ingoro ya Dawidi cyangwa se umunara wa Dawidi naho urangiriye umunara wa Dawidi. Ubwo ibikurikira tugiye kuzavuga Yerusalemu ya kera muri rusange mu bice biri bukurikire. Amen. Imana ibahe umugisha.